Twatanyimana Jean de Dieu hano Kamenge agashanda akagari ka Cyerwa mudugudu n'imizi uko mbayeho ni kumwe ye narize niga primaire isanzwe itari nyine naho turi irangije mbere ubushobozi ndaje gatandatu ica mu rugo ndibase mama azanye ngura ipantaro angurira imyenda tugate ko mbona abandi bana bamugaye nkanjye bajya mu isoko nubwo bibajijwe ngene nko mu faranga igura ipantaro nkabasha no guhahira umukecuru irangira meze ngo ikindi nuko mbayeho ntabe iyo ntagiye ndabwirirwa ntaje simboni cyo kunywa n'icyo kurya shatse ko akikorera kuvuga ubushobozi akwagiye mbubanya akiko kumutwanya ni hazima mbashije kubona ubushobozi nabukoresha n'ubumenyi mfite nko kwera n'umbonye nuko ishuri umutwe we byarivanze nshujuru najyamo ariko yararangiye. None se utubwiye ko wenda kugira ubone icyo kurya bigusaba kujya mu isoko, ese kugira ngo ubone nk'umwenda wo kwambara aho bigenda nyine nkuko uyampaye agenda nkayazigama nuko yazigama yabwira akagura ipantaro n'umwenda. None se ubuyobozi bw'umurenge buvuga iki ku bumuga bwawe? Ntacyo bamfasha nta n'inkunga leta afata na mituweli ndayitangira. Urayitangira? Ku bwanjye ndayitangira nabo sinzi ikintu naziye mu buzima bwanjye. Umuntu wangiriye inama umwe kuza ku ishuri n'umwe barebwahiri yasanze ku muhanda yamugati sengemo kana tikonze ko uzi mu mutwe haba hari hazima akare ku ishuri kiga atendiga ntakagari afite atitano ku muhanda yagirwe neza narirwe n'amaguru yacu se ugiye uza uko ushoboye ukajya wiga ibirenze angira inama pe naho tinyingiraho ngaho nkabona umuntu muzima usobanutse nkamenya n'ishuri icyo ari cyo. Naraje ntangira 2010 mwatangiye ndiga njya mu mbere nyine nkajya ngenda n'amaguru ubwo buzima mbubamo 2014 rwa nkakagari anjye nyine mbaye umuntu muzima ishuri nditangira ubuzima ndabahindura ibintu naziyoje mu buzima bwanjye. Yes, tubahaye ikaze inshuti bakunzi ba The Chat Chamber Empire. Tubanze dushimire umuntu wese wakoze subscribe kuri YouTube channel yacu. Imana imuhe umugisha rwose n'inkunga ikomeye cyane turabashimiye. Ndetse nawe utarakora subscribe ubashe gukora subscribe kuri YouTube channel yacu. Uzajya ubona ibiganiro bigiye bitandukanye ku buzima bw'abantu, ubuhamya ndetse n'inkuru nyinshi turazifite. So hano imbere yanjye muri kuhabona umusore mwiza ukeye mu maso. Tugiye kuganira nawe aduha ubuhamya ku buzima bwe. Ni umusore ubana n'ubumuga bw'amaboko ndetse n'amaguru. Ni ukuvuga ngo iyo agendesha amaboko n'amaguru byose ntabwo abasha guhagarara ngo yeme, ariko reka dutangira twibwira noneho tumuhe n'umwanya atubwire imibereho ye ukuntu bigenda kugira abone ibimutunga, ibintu byose akenera mu buzima se abibona ate. So tuguhaye ikaze. Twatanyimana Jean de Dieu hano Kamenge agashanda akagari ka Cyerwa mudugudu n'imizi uko mbayeho ni kumwe ye narize niga primaire isanzwe itari nyine naho turi irangije mbere ubushobozi ndaje gatandatu ica mu rugo ndibase mama azanye ngura ipantaro angurira imyenda tugate ko mbona abandi bana bamugaye nkanjye bajya mu isoko nubwo bibajijwe ngene nko mu faranga igura ipantaro nkabasha no guhahira umukecuru irangira meze ngo ikindi nuko mbayeho ntabe iyo ntagiye ndabwirirwa ntaje simboni cyo kunywa n'icyo kurya shatse ko akikorera kuvuga ubushobozi akwagiye mbubanya akiko kumutwanya ni hazima mbashije kubona ubushobozi nabukoresha n'ubumenyi mfite nko kwera n'umbonye nuko ishuri umutwe we byarivanze nshujuru najyamo ariko
byararangiye. None se utubwiye ko wenda kugira ubone icyo kurya bigusaba kujya mu isoko, ese kugira ngo ubone nk'umwenda wo kwambara aho bigenda nyine nk'uko uyampaye ngenda nkayazigama, nyuma yo kuyazigama yagura nkagura ipantaro n'ipantaro n'umwenda. none se ufite abandi bantu muvukana? ariko ntabwo tubana. bo nabo se bavukanye ikibazo nk'icyo ufite? keke ni bazima. bo ni bazima. muvuka muri abana batandatu. abana batandatu, wowe ni wowe wenyine waje ufite icyo kibazo? ndi wa nyuma. none se nk'iyo uri muri sosiyete bisanzwe hano hanze, mu buzima bwo hanze, ni ibihe bibazo ukunda guhura nabyo mu baturage? Ni naye magambo mabi bakunze gukoresha bakubwira? ayo ntiyabura, iyo ukubonye ngo reba ngo cya kintu gukuru kigenda, ngo cya kimuga kimubwiye abaturage nibo barakubivuga. nk'uko mba ngendera bimbangamiye, nk'uko imvura yaguye cyane, baguye n'icyondo kimbana isereri, bashobora ko nagenda. ariko bambaye n'akagare karananira, kuko amaboko yose nagakora. amaboko iyo idakora akagare ntabwo gashobora, kandi wabona umuntu ugusunika buri munsi no kugira ngo niga hano byawe, kuko ubw'abana twiganaga birangije akagare gashanye bagase hunye n'aka kagare k'ubusa ntakagendamo, kugenda gushyika imbere byiza wakihorera. yangira ngo akagare kawe se ngenza kureba nabonye uri kugendesha amaboko n'amaguru, nyine ako kagare ubwo bivuze ntabwo kagikora? karashaje. karashaje. iyo ugafite ubasha kukagenderamo? oya yaranze. ubu ukeneye umuntu ugusunika bari munsi. kandi mu rugo ubana nande? mu rugo bari na mama. muri babiri gusa? abana mama ni gukora mabere nyabukuru hepfo. abo bana nabo ntago ni bato, ntago bashobora kugusura? tuba nabasha gusoma. hari umugabo wa gatatu hano w'umukobwa, we ntabwo batangira ishuri. ni ibiki bijya kubikugora nko kuba nyine umeze gutya? ni ibiki ujya wifuza ukumva nyine nawe ubaye uri muzima wakabaye ubikora? yewe ndi muzima ntahinga, nkanorora, kuko nawe nubwo n'ubu udufaranga ndabikora, ko nyine biba biciriritse. wenda mbonye ubushobozi ntacuruza, kuko umutwe ni hazima. mbonye ubushobozi nacuruza nkiteza imbere, n'isoko nkarivamo. kujya mu isoko ni uko umuntu agera. iyo imvura iguye nk'indi mu isoko nkajya kugama ahantu wanyingirana, cya kimuga ntabwo dushaka kujyamo hariya mu iduka ryawe. bakwita ngo ikimuga? ntabwo nta rindi zina bakoresha, bavuga ikimuga. mwihangana, ariko nkurikije uko ndi kubona ndabona wariyakira. nariyakiriye ku myaka mbanye ni myinshi, 25 ni myinshi. none se niko wavutse cyangwa byaje uko? niko navutse, ko nisanze meze, kuko iyo ugize imyaka niko nisanze meze, kuko niko mama yambwiye. niko navutse. so rero turagira ngo tubwire, nibura utubwire nk'ibintu byigeze bikubaho bitewe n'uburyo umeze ukaba utazigera ubyibagirwa. yewe bose nazibagirwa n'ubu. niga perimeri bitari, imvura iranyagiye hara mu kigo, akibora ntakererwa. imvura iranyagira, abayobozi ku karere bari bahaje, mpinduka icyondo cyatari. ibyo ni ntabwo nzagirwa mu buzima bwanjye. niyo wagira ati n'ikintu nzagirwa mu buzima bwanjye, umuntu wangiriye inama umwe kuza ku ishuri n'umwe barebwa hirya, yasanze ku muhanda yambwira ati senge nzi ko uzi mu mutwe haba hari hazima, wakare ku ishuri ukiga. ati ndiga nta kagare mfite. ati sano ku muhanda yagirirwe neza, nagirirwe n'amaguru yawe. se ugiye uza uko ushoboye ukajya wiga ibirenze. angira inama pe, nawe tinyongeraho ngaho nkabona umuntu muzima usobanutse, nkamenya n'ishuri icyo ari cyo. naraje ntangira 2010 natangiye ndiga, njya mu mbere nyine nkajya ngenda n'amaguru. ubwo buzima mbubamo 2014 rwa nkakagare, njya nyine mbaye umuntu muzima. ishuri nditangira ubuzima ndabuhindura, ibintu nazibagirwa mu buzima bwanjye.
none se ubuyobozi bw'umurenge buvuga iki ku bumuga bwawe? ntacyo bamfasha nta n'inkunga ya leta afata na mituweli ndayitangira. Urayitangira? Ku bwanjye ndayitangira ntacyo mfata. Ukomeze kwihangana ariko nkurikije ngewe ukuntu nkubona ndabona ufite mu mutwe hazima koko waguha akazi wagakora. Ni nk'iki kiba wumva washobora gukora? Nacuruza rwose, nacuruza ko umutwe ni hazima kuko nabyifuza ndanabiharanira. Ikindi kibazo numva nifuza kukubaza ni ukuvuga ngo hari ikindi gice cy'umubiri wawe wenda icyo tubona twe ni amaguru n'amaboko, ibindi byose birakora? Umutwe harakora, ahandi hose harakora, ndetse n'amaguru n'ukuboko kumwe. Hamwe ukuboko kumwe kubona hano hirya. Ni ukuvuga ngo kuri ako kuboko nako ntabwo ari ukuboko niko nandikisha nkanakoresha ibindi kwandika. Kuvuga ngo ubu ikintu wasaba abantu badukurikiye ni uhagize umuntu ufite uko yishoboye yagushakira akagare, ufite ukundi kuntu yabigenza gushakira ikindi wakora byose. Reka rero tugusabe ugire ikintu ubwira nk'abantu bazima ubona baba bafite amahirwe yo kuba bagira ikintu bakora, kuba ari bazima. Ndashaka kubagira inama nk'urubyiruko rwo rufite amaboko n'amaguru, bagira inama. Kuko amaboko mu mufuka bakora sidakoze habona iki? Se wagira ngo wicaye mu rugo ukabona iki? Ugiye kwibasa ko kubita bamaze kandi twazima nimba warize uzi ubwenge utamako nemaze niyo watarize ufite amaboko n'amaguru wajya guhingira umuntu akaba amafaranga ukayizigama ugakora n'akandi kazi gasanzwe. Se nk'uyu mutipe ukora ntiyize ntakora nta muntu amugeni nkuko bajya gukora imirimo nk'abandi bakora akiteza imbere. Ko nanjye ni nkuko mbayeho, nanjye nijya mba ndi muzima mbanitira imbere. Ndashaka kumbwire nk'ibintu ujya ubona urubyiruko rukora ukavuga ati yaba ari njyewe ndi muzima nkabo ntabwo biriya bintu nabyo. Kwiba ntabwo ari bigera. Kwiba ukinywe uvuga ati ndambashye ugasema nimbona igare rya janvier ngende nditware, nimbona igare rya manuel ngende nditware, ntabwo ari byiza. Nta muntu abagira nuko babivamo bakanabireka, ntabwo ari byiza. Kuvuga ngo nyine iyo ubonye umuntu w'umusore w'umuzima ari umujura uhita ubifata nk'ubugwari nyine n'ubuzima. Birumvikana cyane rwose ko kandi nawe ubwawe udafite ingingo zimeze neza ntabwo wiba. Niba se ubundi ubuzima uko bubaye murabwakira. Nimba bibaye imyaka 25 kw'ebyiri kwa gatandatu kwa kabiri nkaba nta muntu ndasakurira, nta muntu ndagira ndiba mvuga atenda niyo watunga ideni atunga mvuga ati nkuko wese umuntu atunga ideni umuntu niyo wawe dore ntabwo ideni muri Kenya cyangwa mu gisanzwe umuntu ufite ideni haba mugo. Ariko kwiba byo sinabikora, sinakiba wafite ukumeze ukiba bikakumarira bije rwose birumvikana. None se niki kindi wumva kigufasha kwiyakira muri ubu buzima nyine ukurikije ukuntu ubaye? Kuganira n'abantu, iyo abantu bose turaganira pe tukanasabana. Umuntu mbonye wese tubishuti naho mu isoko homba ntabwo mba nigunze. Umuntu anyuraho niyo ari mushatika rero tumeze tukaganira ubucuruzi bwose turaziranye tukaganira tugasabana. Bisa izisabanye tuma mutwe hafunguka kavuga ati cya kintu nanjye umuntu akora nanjye reka nkoresha uko ushoboye nk'ubu ngubu nkuhaye ubuhamya bubaho. Mushimusa mukuru wanjye 2 yangize ishuri 18 hari ikibanza nyogokuru twabagamo nyogokuru arapfa maze gupfa twiruka na mama agwisha agasambuke ndabyibuka ni nyiri umwana ntiyanjye primaire 20 agwisha agasambuke agateka tugema akabanza tukabona ubushobozi tuzuba akagwisha ndakameka ikibanza kigura nkiguze ejo bundi 2023 abana agatsinda k'ibihumbi 50
tugenda yibakira na mama turatura turi bane nibwo babonye nanagufa. ubwo iyo nzu ni wowe na mama wawe mwayubatse? Twayubakiye turi babiri. Nta nkunga ya leta ntayo muturage? Inkunga ya leta yampaye ni ukwimpomera umunsi umwe, umugizi umwe wonyine wampaye. Umuturage se no gusaba igiti nabyiguriye amafaranga yanjye. ubaza agaciro k'inzu yawe gagaza ntabwo yasa nk'igihebeye. inzu y'iryibiri waragerageje ukurikije ukuntu utabasha gukora imirimo nk'iy'abandi, waragerageje? Iri ntabwo ryaburaho ko ayo mabati 757 banza ngo bici 30 urugi rwa 20 hagiye no kurengaho no kuyibomesha hamwe n'ibyo wayibomesheje n'imbere ry'abaziguriye. Ndumva ngewe nkurikije ubuhamya umpaye, nkurikije n'uburyo wirwanyeho, abantu rwose bafite ingingo mudukurikiye, urubyiruko mukore amaboko mu mifuka mukore. Urumva yirwanyeho yubaka inzu nta nkunga yindi, ariko yirwana harakora yanga kwandagara mu baturage. So rero ibwo inama abagiriye muyumve ni ugukura amaboko mu mifuka mugakora. None se ikindi kibazo numva nakubaza, ujya usenga? Senga n'undi gusenga niyo kujyama ndasenga niyo mbibuka ndasenga gusa ubwo ayisengero zifungiye nkunje gusenga nk'abandi bari batarafunga insengero. Wasengeraga muri hito? Anje ntoze abanyagatolika. Muri katolike ko ndakeka avuye hano ugera ku rusengero, ariko nasigaga refuti nasigaye nawe nahita nk'akamoto kakanjyana nk'akagare. Uragira rero unadusengere. Ndabyibagiwe se wenda cyabyibuka koko ndabyibagiwe bazifungiye ubu ndarashagaye. Leta rwose tubabarira ifungura insengero, abantu bari kwibagirwa gusenga. Harimo haranyerera cyane. Kuvuga mwa bantu mwe, ibi ni ibibazo. Reba n'imvura iyo yaguye ayigendamo nyine gutya. Hasi hari icyondo.